kuko abandi batangiye kubica amazi rero icyo gihe bizabona ukwiriye ko abibona. Umva ukuntu ijwi riri kuvugana nanjye ngo hari igihe kigiye kugera ijambo rivuga ngo Imana ntiyafata ibyo kurya by'abana bayo ngo ibigaburire imbwa. Iryo jambo risohore ku bantu wakurikiranaga message kuri social media, wumvaga ubuhanuzi butandukanye kuri social media. Senga Imana ikuyoboreho umukozi wayo muzima muzasengana mu gihe cyo kugotwa. Ibi ubyandika ahantu n'itariki ubyumviyeho ubyandika ahantu. Anytime uzabona bisohoye, ushake namba y'umuntu w'Imana uyibure. Ushaka umuntu ugushyiraho ibiganza bya nyabyo umubure, kuko bishuriwe bikomeye. Satani agiye guhabwa intebe kugeza ku rwego umuntu w'Imana wa nyawe azasigara ameze nk'ubundabunda. Usura byumvise kandi uzavuga ngo ntiwabikurikiranye. Shaka umuntu w'Imana, ntabwo mvuze ngo abari gemusha, nubona umwuka kunyerekeza utunga iyo nimero iri aho ngaho. Numva hari undi umwuka w'Imana kwerekeje mukure kuri social media, ufata akanamba kukasevinga ahantu muri agenda. Anytime uzamukenera. Kubera iki? Imana irimo iranganiriza ngo umuhanuzi w'ukuri agiye gukenerwa ku rwego ruhambaye, kandi ngo bigiye kumera nko mu isezerano rya kera, aho umuntu uri mu mwuka w'Imana ugiye kujya utega kugira ngo umubone. Guhanura kuri telefone bigiye kurangira. Guhanura ku mbuga nkoranyambaga no kubwiriza ubutumwa bwa nyabwo bigiye gushyirwaho iherezo. Ni umugambi muremure uri sataniste. Ntabwo mbizi nibyo mpawe nonaha. Imana integetse kubivuga. Ngo mukozi w'Imana ngo aro ngo sengera ngo ndahana ngwino ndeba hondi. Amahoro y'Imana abane nawe shuti y'umusaraba mukundwa muri Kristo Yesu, uwo dusangiye amakuba no kwihangana biri muri Kristo Yesu, ariko dusangiye n'ibyiza kandi Bibiliya iravuga ngo n'ibyishimo ni mugubwa gitumo nibibagerageza bitari bimwe. Mu makuba n'ibyago by'itorero niho abera bambarira imbaraga, kandi icya kabiri mu gihe cy'umuyaga udasanzwe niho ukuboko kw'Imana kuramira abago. Ndumva nuzuye imbaraga zo gusengana nawe uyu mwanya, kubera ko naje gusanga hari ibintu amafaranga ashoboye, hari n'ibindi abakomeye bashoboye, hari n'ibindi imbunda zishoboye, ariko kandi hari n'ibindi bishoborwa no kwambara neza cyangwa no kurya neza, hari n'iby'imiryango ishoboye. Ariko noneho hejuru y'ibyo byose hari ibindi nasanze ibyo byose navuze hari aho bigera bikaba expired. Aho rero nta handi haba hakenewe amasengesho. Niyo mpamvu bamwe muri mwe mwataye igihe cyo gusenga, kubera ko gusenga nabyo ni intwaro kandi bisaba imbaraga z'umwuka wera. Ntabwo ari ugupfa gusenga. Bamwe bafata abanyamasengesho nk'abantu bari aho batagira epfo na ruguru, ariko buriya abanyamasengesho batariho cyangwa batakiri mu isi, cyangwa se itorero ritakiri mu isi, habaho akaga gakomeye cyane. Amafaranga ntiyakurengera, imbunda ntizakurengera, ibyo wiringiye byose amazahabu washaka aho bijugunya, kubera ko bari udaha agaciro n'abagaciro. Ariko nubwo utabyemera, twe tuzi abo turibo mu Mana. Reka dusenge Imana. Nshuti za Riratashye Ministeri, Pastor Evode TV, kubakanze subscribe, kubakora like, kubandika comment nziza. Ari comment mwandika bamwe muri mwe nziza kandi zikora ku mitima yacu. Hari igihe tuba twafashe imyanzuro yo kuba duhagaritse ivugabutumwa ryo ku mbuga nkoranyambaga kubera ibintu bimwe na bimwe n'imyambi y'umubi tuba twatakishwaho n'impande y'uburyo bwose. Ariko twabona comment zivuga ngo mukozi w'Imana imbaraga n'amavuta, twabona comment ngo waransengeye birasobanuka, nabona comment ngo nakumvise mbabaye ndaruhuka, nkahita avuga ngo wow, naho twabipfiramo ariko bifite umusaruro. Rero turabashimiye
kudukurikirana mu buryo bukomeye cyane. Ntabwo mfite icyo navuga, simfite icyo nabitura. Imana izi kwitura ibyiza, ibamenyera ibyiza mbere y'uko umwaka wa 2024 urangira. Nkwifurije kuzinjira 2025 ufite ubutsinzi bwo muri Kristo Yesu. Data, urakoze ku bw'aba bantu wanshyize imbere kugira ngo nshumbe nyobore. Iyi ni church, mega church nini cyane yo kugira ngo twamamaze ishimwe ry'iyaduhamagaye. Ndagushimiye kuko wanteyeho igikundiro cyawe kugira ngo banyemere. Iyo ataba wowe simba mvugira ahangaha. Nzirikanye iyo neza yawe. Abantu bari hano bose turagushimiye kubw'imirimo n'ibitangaza udukorera. Izina ryawe rihabwe icyubahiro muri iki kiganiro. Ducyashya kirogoya yose abadayimoni baturebuzwa, abadayimoni batujora, imyuka iducalenjinga, tuyambuye ubutware muri uyu mwanya. Turategetse mu izina rya Kristo Yesu ngo imigambi y'inshakura n'amaboko y'inshakura biburizwemo. Yesaya 7:7. Ariko Uwiteka Imana iravuze ngo imigambi yanyu ntizahama kandi ntizasohora mu izina rya Kristo Yesu. Yesu abahe umugisha. Hari umuririmbyi uri kumfasha aravuga ngo nkunda kumva amakuru y'umurwa. Ndaririmba ibitero nka 2 cyangwa se kimwe. Uranyemereye tukiririmba ndetse? Imana iguha umugisha ko ubizirikanye kandi ukaba ubinyemereye. Nkunda kumva amakuru y'umurwa, uri kura hatagera ibyago, kandi umucyo n'umwana w'intama, umunsi umwe nzawinjiramo. Haleluya, niko mvuza impundu. Haleluya, nzinjira mu murwa. Haleluya, ndi hafi kujyayo. Umunsi umwe nzawinjiramo. Abazajya muri icyo gihugu bazaba bambaye imyenda yera, babikiwe ikamba ry'izahabu. Umunsi umwe nzawinjiramo. Haleluya, niko mvuza impundu. Haleluya, nzinjira mu murwa. Haleluya, ndi hafi kujyayo. Umunsi umwe nzawinjiramo. Ko mfashijwe? Nta marira aba muri uwo murwa, nta muruhu bayo n'intambara, nta n'indwara ishobora kujyayo. Niringiye kuzinjiramo. Haleluya, nagushidikanya. Nijuru hari umunezero, ntabwo umubabaro uba mwijuru we. Umunsi umwe nzawinjiramo. Haleluya, nagushidikanya. Mwijuru hari umunezero, ntabwo umubabaro uba mwijuru yo. Umunsi umwe nzawinjiramo. Haleluya, nuzuye ibyishimo. Mwijuru hari umunezero, umubabaro uba mwijuru we. Umunsi umwe nzawinjiramo. Imana iguha umugisha kubwo kuririmbana natwe. Urakoze cyane. Mfite message 2 cyangwa 3. Imana ninyemerera ku ya 3 nyitanga, ariko nitanyemerera yayimpaye nkomeza gusenga ntiyayimpa amakuru ngo nyirekure, ariko ntiyanampakanira. Ariko nicaye aha ndabizi ko ndi kumwe n'umwuka w'Imana. Imana yambwiye ngo hari ubuhanuzi bw'ukwezi kwa 12 tugiye kuzinjiramo.
ngo tutambutse kuri kwezi kwa 12. Imana yambwiye ngo umuntu uzi gusenga asengere ukwezi kwa 12, kandi nanjye ndimo ndagusengera. Ntabwo yambwiye ngo hazabamo iki, ariko yambwiye ngo habeho gusengera ukwezi kwa 12. Nkimara guhabwa iyo message, hari mwene data sindavuga paruwase asengeramo muri ADPR yampamagaye. Ntiyarazi ibyo ndi kuganira n'Imana, ariko ahari Imana yagira ngo impe fact, nyereke ko ibyo iri kunyereka bishobora kuba. Arambwira ngo afite umuvandimwe we ngo yapfuye, ngo ariko apfa nta ndwara bamusanzemo, nta kintu na kimwe bigeze bapima ngo bamubonemo. Arambwira ngo mukozi w'Imana turi mu marira akomeye, kuko twari twagiye ku bitaro bikomeye kandi bihambaye, ariko byarangiye umuntu waca dukuwemo, ariko kandi twababajwe nuko tutamenye ngo azize iki. Rero ubwo nasengaga, Imana inyereka hari umwuka ugiye gukora wa gikonikoni mu buryo busa naho butari bwiza, kuko nabonye abakonikoni cyangwa se imyuka y'abakonikoni ba nyabo, kuko burya abakonikoni cyangwa abapfumu ba nyabo nabo babaho, baguteza inkuba cyangwa bakatwara ubwenge bw'abana bawe, cyangwa bakanaguteza ibyo bita inyatsi. Ariko nyine isi ntiyemera ko inyatsi ibaho, n'ab'isi ntibabyemera, ariko nyine nabo barabizi ko hari indi myuka batindikiye, ntibashobora kubyemera, ariko nabo barabizi ko hari imyuka babaza. Noneze iyo wemera ubupfumu kandi ukanakorana nabwo, ukanabubaza insinzi yawe n'uburyo ugomba gukoramo ibyawe, kuki wemera ko uhakana ko Imana itabaho kandi n'umwuka wera atabaho, ukabona ko abakozi b'Imana arabisikora. Ariko anyway, sindiho ngo nchallengingane namwe, kuko igitondo cy'umuzuko bimwe bizasobanuka. Hari igihe tuzaca imanza kandi twemerewe guca imanza. Ubu rero turavugana gutya, bamwe bavuga bati umuzima ni uwacu, abarozi nabo bati umupfu ni uwacu, umuzima ni uwacu, ariko bizasobanuka ku munsi w'amateka. Ntabwo twambara amashati ngo bayatera amapasi, ntabwo twahisemo kwirirwa dutukwa namwe, ahubwo twisanze muri uyu muhamagaro. Rero reka twubahane mu mihamagaro twahamagawe. Icyo wahamagariwe gikore neza, nanjye icyo nahamagariwe gikore neza. Rero nagiye kubona mbona hariho ibintu bimeze nko guhuza imbaraga kw'abarozi, kandi bimeze nka timu. Noneho mbona bahagurukiye kunyaga abantu ibyabo. Uti gute? Hari igihe tubwira umuntu ngo ukwiriye gusenga, ngo jyana ubwo bwesikoro bwawe, yego ntacyo, ariko yagera imbere ejo bamutuma ihembe rya muniga, akaguhamagara arira ngo iyo mbimenya cyagiye nari kuba narumviye umwuka w'Imana ngasenga. Rero ukwezi kwa 12 ni ukwezi mukwiriye gusengera cyane, kuko ni ukwezi abadayimoni bamaze kwanzura ko ibyo batakoze kuva mu kwa mbere barabikora muri kuri ya kwezi, guhera ku itariki ya mbere barabikora bien. Ariko kandi Bibiliya iravuga ngo abanjye ndabazi kandi nabashyizeho ikimenyetso cy'amaraso. Ndagira ngo ngutangarize ko umwana w'Imana ahariho hose, dusengere uyu mwaka urangire amahoro. Iyo tuvuze ngo amahoro, abacarenjinga ntimubijyane mu bindi mutekereza, twe turi kwivugira mu gisata cy'abantu bizerera mu mwuka. Je mba muri zomene zogrere ibintu nk'ibyo ngibyo. Ubwo niba utabisobanukiwe nyine ihangane, ndakujimije. Nibera muri za dotayamando aya dotayini. Ubwo rurimi rero urabizi ko nta gihugu kirwigisha, nakuzimije. Ubwo rero tuba turi kwivuganira n'abo bantu bazomene, kimwe n'uko hari abandi bavuga bati tubarizwa ahantu dusaba ibara ihene y'ibara rimwe, nibyo bemera nyine. Nanjye suragira ngo bimpatire, ibyo nemeye nibi. Rero uku kwezi kwa 12 mu gusengera nigeze gutambutsa message mbabwira uburyo nabonye iyerekwa ry'abadayimoni
barihagurukiye kugira ngo barwanye umuntu uvuga izina ry'Imana neza, bamwerekezaho imitutu y'amasasu y'ikuzimu. Ariko nyuma yaho mbabwira ko nabonye ingabo ikingira abera. Ingabo ikingira abera, nimusenge mwakira ingabo ibakingira, mwambuka umwaka mugere muri 2025 amahoro, kuko nabonye Imana ibasezeranya kugira aya mahoro. Ariko kandi gusezeranywa ni kimwe, no kwita ku by'Imana yagusezeranije ni ikindi. Ushobora kwiringira imbaraga zawe, ugasanga hari abamaze gutegura ikuzimu, bamaze gutegura ibyo utazi. Hari ibyo uzi ariko hari n'ibyo utazi. Ndagusengera rero mu izina rya Yesu ngo wambuke umwaka 2024 ugiye 2025 wakira ubuntu bw'Imana. Hari message y'umwaka utaha, Imana yambwiye ko hari abo yasoreje amasezerano muri uyu mwaka. Muri abo nanjye ndimo, hari amasezerano 2 yasohoye, ariko ntabwo turiho ngo twiyamamaze cyangwa se tuvuge ngo ibi byarabaye, cyane ko nabo tubibwira nyine bamwe ntibashaka no kubyumva. Ariko kandi ishimwe ry'umufundi rimenwa n'umufundi bubakana, n'iry'umuyede rikamwenwa n'umuyede mugenzi we. Ubwo ku bantu b'Imana murumva isezerano icyo ari cyo, kugira ngo umuntu azarisingire, murumva urugamba aba yaciyemo. Rero hari ibihamya by'uko muri uyu mwaka hari abantu basohorejwe amasezerano. Nanjye hari 2 yasohoye narayabonye rwose, Imana nihabwa icyubahiro. Rero yongeye kumbwira ngo 2025 abataracitse intege muri 2024, ndasubiramo 2025, umuntu wese utaracitse intege muri 2024 ngo agiye kubona muri uriya mwaka nibura Imana igiye gusohoza ibintu 3. Kuva mu kwa mbere kugera mu kwezi kwa gatanu hari ababa bamaze kwakira isezerano rya mbere. Kuva mu kwa gatanu kugeza mu kwezi kwa 11 hari abandi baraba bamaze kwakira isezerano rya kabiri, ababaye maso. Kuva muri uko kwezi mvuze kuminura mu kundi kwa mbere hari abaraba bamaze kwakira isezerano rya gatatu. Ni muba maso kandi ukaba warabanye n'Imana neza muri uyu mwaka. Kubera iki? Uyu mwaka wari umwaka w'igosora, urutaro murabona uko ruba rumeze. Wari umwaka wo kugosora, amasaka akajya ukwayo, noneho inkumbi nazo zikajya ukwayo. Rero ngo Imana yaragosoye, abivovose yarababonye, abayinambyeho mu kaga yarababonye, abataragamburuye mu makuba yarababonye. Abo yabanditse ku gapapuro. Umwaka utaha uraza kubona ukuboko kw'Imana. Erega ndabikubwira nk'umuhanuzi wahamagawe n'Imana. Isi ntishobora kubyemera, n'abatabyemera ntibazabyemera, ariko sindiho ngo nanabemeze. Uwo ndiwe ndamuzi, ninjye uwo ndiwe, ninjye aho navanye n'Imana. Ariko kandi ndagutangariza ko niba utaracitse intege muri uyu mwaka, ukaba utaragomeye Imana, ukaba utarasebeje Imana muri uyu mwaka, ukaba utarayambitse isura itambaye, ndagutangariza ko yantumye ngo nkubwire ngo 2025 ni umwaka ugiye gusohorezwamo amasezerano 3 byibuze, kugira ngo Imana yereke abantu bavuze ko iyo wakurikiye idakora, iragira ngo ibereke ko iyo wakurikiye ikora. Mu yandi magambo yambwiye ngo hari abigiye kwemeza ku bwawe, hari abagiye gufunga iminwa ku bwawe, hari abagiye gufunga iminwa ku bw'iby'Imana igiye gukorana nawe, hari abagiye kuguhindukirira bakagusaba imbabazi muri uriya mwaka ku bw'iby'Imana igiye kuguhereza mu biganza. Hari abakwisengura akantu, bagiye kubona ko uri umuntu mugari mu Mana. Hari abavuze ngo iyo usenga ntayibaho. Hari abagiye kwatakwa n'amahembe bakagupfukamira bakavuga ngo dushyire ikiganza yayindi yawe turayemeye. Hari agaciro ugiye guhabwa mu muryango, erega naryo riba ari isezerano. Uzi imiryango yakwanze, nyuma bakavuga ngo ya Mana yawe twayemeye, bagateka isamaki bakavuga ngo ngwino dusangire, buryo uri umwana wacu bari baragusohoye. Haleluya! Niryo ni isezerano iba yemeje abatemera. Rero 2025 akira uburinzi bw'Imana, akira gusohorezwa 3 nibura
mu by'Imana yakubwiye, kuko nabonye abantu benshi bari gusenga bavuga ngo Mana, ese byibuze mu masezerano 1000 wampaye, mu masezerano 500 wampaye, mu masezerano 2000 wampaye, habuzemo n'abiri nibura cyangwa na rimwe ngo ryemeze abafilisitiya ko uri Imana yanjye. Bari gusenga baba ngo bakeneye igihamya cyerekana ko bakurikiye Imana. Ngiye kubona mbona indege yihuse ibanyuze hejuru, hanyuma mbona abandi iyo ndege irabatwaye. Iyo ndege rero mu buryo bufatika, indege isobanura ubutabazi bwihuse. Mwakire rero ubutabazi bwihuse mu izina rya Kristo Yesu, umwana w'intama w'Imana. Message ya gatatu rero, murabizi ko nababwiye ko Imana ninyemerera ndayitanga, ariko nitanyemerera ndabyihorera. Ndumva ntari kwemererwa kuyitanga, ariko kandi hari ikindi Imana imbwiye none ahangaha, kuko biriya byo mba nazanye mba naje narabisengeye. Hari ikintu Imana imbwiye none ahangaha, mucyandika ahantu, ntubigire nayubu, ntubigire ibintu biri aho ngaho. Uzi, Imana irimo iranganiriza, irimo irambwira ngo umuntu wese ku isi yose ushakisha umuntu uri mu mwuka w'Imana, Imana ibimbwiye irangurura muri nge ndabyumvise, ushakisha umuntu uri mu mwuka w'Imana nibura mumenyane. Asante. Nibura umenyane n'umuntu uri mu mwuka w'Imana. Kubera iki? Imana irimo iranganiriza ko hari igihe tuzageramo ubu butumwa mwumva ku mbuga nkoranyambaga bugapfundikirwa, bitari ubushake bw'abahanuzi, bitari uko Imana izaba yacecetse, ahubwo kuko imiburo Imana yaburiye abantu bamaze kuyumva bamwe, kuko bandi batangiye kubica amazi. Rero icyo gihe bizabona ukwiriye ko abibona. Umva ukuntu ijwi riri kuvugana nanjye ngo hari igihe kigiye kugera, ijambo rivuga ngo Imana ntiyafata ibyo kurya by'abana bayo ngo ibigaburire imbwa. Iryo jambo risohore ku bantu. Wakurikiranaga message kuri social media, wumvaga ubuhanuzi butandukanye kuri social media. Senga Imana ikuyoboreho umukozi wayo muzima, muzasengana mu gihe cyo kugotwa. Ibi ubyandika ahantu, n'itariki ubyumviyeho ubyandika ahantu. Anytime uzabona bisohoye, ushake namba y'umuntu w'Imana uyibure, ushaka umuntu ugushyiraho ibiganza bya nyabyo umubure, kuko bishuri bikomeye. Satani agiye guhabwa intebe kugeza ku rwego umuntu w'Imana wa nyawe azasigara ameze nk'ubundabunda. Usura byumvise, kandi uzavuga ngo ntiwabikurikiranye. Shaka umuntu w'Imana, ntabwo mvuze ngo abari gemusha, nubona umwuka kunyerekeza utunga iyo nimero iri aho ngaho. Numva hari undi umwuka w'Imana kwerekeje, mukure kuri social media, ufata akanamba ukasevinga ahantu muri agenda. Anytime uzamukenera. Kubera iki? Imana irimo iranganiriza ngo umuhanuzi w'ukuri agiye gukenerwa ku rwego ruhambaye, kandi ngo bigiye kumera nko mu isezerano rya kera, aho umuntu uri mu mwuka w'Imana ugiye kujya utega kugira ngo umubone. Guhanura kuri telefone bigiye kurangira. Guhanura ku mbuga nkoranyambaga no kubwiriza ubutumwa bwa nyabwo bigiye gushyirwaho iherezo. Ni umugambi muremure uri sataniste. Ntabwo mbizi, nibyo mpawe nonaha. Imana integetse kubivuga. ngo mukozi w'Imana ngo aro ngo sengera ngo ndahana ngwino ndeba hondi. Imana igufashe wumvira umwuka kurenza uko wumviraga umwuka. Si ibintu byoroshye umwuka babwiye. Shaka umuntu w'Imana uri mu mwuka w'Imana ubishuti nawe. Va mu magambo y'abantu
ngo aba naba ngo ibi aha iyo umuntu ataranirwa agaramye agira ngo ijuru riri hafi. Njyewe ninjira mu kirokore nta muntu wandushije gupinga bino bintu mubona nicayemo nahawe, ntawe muri mwe, ntawe. Njyewe nsengera mu itorero ry'Abadiveniste munsi wa karindwi, nta wandushije kurwanya ubuhanuzi no kwanga abahanuzi no kwanga amatorero ya Gipentekoste, kuko nari narigishijwe ko ibyo buzura atari umwuka, ari imyuka y'abazimu. Urumva nawe urugero nangagamo iyo myuka bitaga iy'abazimu. Ariko niba hari umuntu Imana yabwiye ngo uzasara kurenza abo wita abasazi, ni njyewe. Kandi niba hari uwabisariyemo kurenza abo nitaga abasazi, ni njyewe kameme. Ibaze nawe guhabwa n'inkoni y'ubwapostolike ugakomeza guhanura mu gihe theology, mu gihe abo mugendana, abo muri mu rwego rumwe bakubwira bati ibyo iyo umuntu abaye uyu arapfuka umunwa. Ariko jewe nasaze ibisazi bimbwira ngo aho kugira ngo ureke kumvugira icyo nagutumye, iyo matitire nayagukura hejuru cyangwa kwicana nayo. Turi kuri rwa rwego tudatanze ubutumwa ubu tuvugana. Imana yarambwiye ngo nagusinziriza kuko mfite ubwo bubasha, ukajya sehashika ibyo shaka kukunyuzamo, abantu bakajya baza ugakanguka bagusuye, nkagukangura ukabivuga, narangiza nkongera nkagusinziriza. Rero alipi edo, Imana ifite imbaraga. Rero ndagusabye icyo gihe jewe ninjiye mu kirokore mbyanga, hanyuma ihembe riramfata ntazi ibyo ari byo. Bavandimwe, abantu b'Imana, Imana igibaho umugisha aho muri hose. Umuntu wansengeye ni umwana w'umukobwa witwa Jeannette, muhanuzi mwiza cyane, ni nawe wandeze kuko sinari nzi iby'Imana z'Imana. Yaraje ankozaho ikiganza aravuga ngo katika jina la Yesu, numva ikintu cyari kiri mu musaya kirarekuye. Arongera ngo mu izina rya Yesu nirukanye amahembe. Mu gihe ngiye kumubaza ngo amahembe ni ibiki, numva icyari hano kirarekuye. Bene data, shaka umuntu w'Imana. Farawo yaravuze ngo twabona he umuntu umeze nk'uyu uri mu mwuka w'Imana? Umwuka w'Imana uzawukenera. Umuntu uri mu mwuka w'Imana uzamukenera anytime. Rero ndakuburiye, nababwiye ko iyi cano nyitangira mujye mu kiganiro cya mbere na mbere, nababwiye ko itangiwe kugira ngo izagicishwaho ubutumwa bwiza. Icyo gihe rero mbabwiye nikigera muzabona tugiye mu kindi gisata kiyobokamana, kuko Imana ifite impande nyinshi. Ariko isi nitanashaka ko duhanura, tuzabinyuza no mu ndirimbo, tuzahanga indirimbo nibitenemera nabyo n'amabuye azaza avuge kuri kamera. Ariko kandi ukwiriye gutunga umuntu uri mu mwuka w'Imana ku buzima bwawe, ukamukurikirana nawe akagukurikirana mu isi y'umwuka wera. Munyemerere dusenge Imana. Ngiye gusengera iriya message natanze. Imana nibikunda ubutaha mu kiganiro cy'ubutaha cyangwa se muri message z'ubutaha, Imana yanyemereye tuzayirekura. Ariko nitanabyemera mujye mubyakira, kubera ko nayo ibizi impamvu ibitureberaho tutareba imigambi bicurirwa mu mwijima, Imana irayimenya. Kimwe nk'uko nta rushishi rwapfa Imana itabizi, nako rero itumenya. Yesu abaho umugisha. Ndagushimiye we wakoze subscribe kuri Iratashye Ministeri, sharing abantu bose uzi babarizwa mu bana b'Imana, kandi ukande like, umwandike comment. Yesu abaho umugisha mwinshi. Reka dusenge Imana. Urakoze Kristo kubw'uyu mwanya mwiza tubanye nabera. Ndanezerewe kuko umpaye umwanya wo gutambutsa ubutumwa wampaye, warabumpaye. Haleluya. Wangize uwo kwizerwa, ungabira umurimo wawe. Mbihaye agaciro imbere y'iri teraniro rinini cyane rigari. Abazungu ndetse abari mu bihugu by'i Burayi barabikurikiranye, abari muri Afurika baradukurikiranye. Data ushimwe kuko watugize abami n'abatambyi mu bwami bwawe. Narindi gutamba ibitambo byo gutanga message mu mugisha wawe. Umugisha bari bankurikiranye, baha uburinzi bwawe. Kiza abantu indwara, ruhura abarushye, rwanya abadayimoni ku buzima bwabo, imura imisozi itabimenye. Buri wese mu kibazo yari afite ushyireho iherezo. Mutindira ikiraro, mutindira iteme, mwambutse inyanja. Aba bantu barota nabi,
aba bantu barota babirukankana, aba barota bagwa mu nyanja, aba barota bari koga mu mazi atarangira, ndabasengeye ngo iri yerekwa ry'abadayimoni, izi nzozi z'abakonikoni zibakurwe mu bwonko bwabo no mu ntekerezo zabo. Ndategetse nk'umuhanuzi mu izina rya Yesu, mpagaze mu butware Eliya yarahagazemo, mpagaritse imbaraga zose ziri kurwanya ubwoko bw'Imana. Ndatesha agaciro imyambi y'umubi muri uyu mwanya. Bana na buri muntu wese dusengeye 2024 2025, buri wese yambukemo afite amahoro ava kuri Kristo. Kandi ibyo uyu muntu atagezeho muri uyu mwaka, ndatura ko muri uyu mwaka akwiriye kubigeraho. Ndabyizeye na warabyizeye. Utizeye cyane ndamwizereye, reka zarangiza uriya mwaka ari mu mashimwe. Uko wandemeye ishimwe, nkaba nsoje umwaka afite ishimwe, uremere abana bawe amashimwe muri uriya mwaka, kugira ngo tuvuge Imana twabonye, tuvuge Imana twakozeho, tuvuge Imana dufite n'imirimo. Isi itari kuducalenjinga ngo bari abatindi, isi itari kuducalenjinga ngo bari yabimbura mukoro. Ndasenze nizeye ngo urema icyemeza abadayimoni mu izina rya Kristo Yesu. Uyu mumama arizeye, uyu mukobwa arizeye, uyu musore arizeye, uyu mwana muto arizeye mu izina ryawe rikomeye, mu mbaraga z'umwuka wera. Kwizera niko kwatumye Abrahamu ahabwa Isaka. Kwizera niko kwambukije Mose n'Abisiraheli inyanja itukura. Kwizera kwarakwambitse. Kwizera kwaduhaye ibiryo. Kwizera ni igiti gikomeye cyane. Turasabye ngo umuntu utari ufite kwizera ahabwe impano yitwa kwizera. Tubisabye twizeye kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Shalom. Imana ibahe umugisha. Naho ubutaha mwari muri kumwe na Apostle Nzayituriki Evode. Shalom.